yego je nawe turi kumwe tugende tuhateza akavuyo tugende tuhanye tuhuzuse ntitaye ngo ndi umugabo nzoya kunya mu rugo rw'abandi wowe ko hari umugore wanjye wanje ko banimutse uzaho bimukiye harimutse uri nuzi no gupanga deal uraho ngaho ngo uzajya kunyasa nicyo gisubizo urahazi se dupanga ibintu bijye mu murongo ntago nahabura bishatse nahamenya dupanga ibintu kandi urankoresha iyi mikino urampemba twice dango ni wowe ufite ikibazo ntago twakwica umukwe wacu ako kuna kibagirwe ntago gashoboka okay reka nkwereke ikintu cyoroshye tugiye gukora sibyo wowe tugomba gufata mukuru wawe tukamubwira deal zose uko zimeze akanamenya ko umugore wanjye ari we wamutwariye umugabo noneho na mukuru wawe tujyana yo tuzabisenya byose bizapfa sinzi ukuntu ari bubyakire sinkwaye amakuru nanjye ubwanjye ndimahugura koze ngiye nguhaye amakuru nkubwiye buri kimwe cyose mukuru wawe nabizamo nanjye nkabizamo nawe ukabizamo umugore wanjye azava kwa Dangote nzungukira he aho uzungukira se birande uvuze ko uzica umukwe wacu ari we Dangote kandi wowe uzabujyanye umugore wawe urumva se njye nzungukira Dangote ntago tuzamwica nabyo ndabitekereje nta mpamvu yo kumwica yego umugabo wa mukuru wawe nanjye naba mpombye ahantu tuzungukira rero yego ndaza kukubwira ukuntu ipanga imeze ariko reka nkubwire bine bintu birakomeye tubikore bive mu nzira yugo ngo uraza kumbwira uhimbira uyu munsi turabipanga sawa urakoze yego mana mbega ashije kumera hagiye gutanga amakuru da Goke amatwi barafunze ntabwo Josi nzi ari we wakora ibyo bintu akigenda bahise bamutera Josi aratwite kandi atwite inda yawe asubiremo ako ka Josi aratwite kandi atwite inda yawe ibyo bintu uri kumbwira nibyo ahubwo uzaherayo kugira ngo iyo menace bamushyiragaho ubashe kugira ngo abashe kukumva aho si ibi bintu ubundi bunabitewe n'iki bubusazi nabuvanye ubundi icyo bita ubugwari kwidarapo bavuze ngo haba mu byago madamu wanjye umviriza ngo haba mu byago no mu byiza muzayute muzabana akaramata ariko akantu gato cyane hata umva itanga ishaka nta wiha ibintu uri kumbwira ni ukuri Jose aratwite kandi yambwiye ati as brother wanjye nkunda cyane sinakubeshya nta n'umundi mugabo nashobora kugirira apeti iyi nda ni ya Dangote nta wundi muntu wantenda ako gusa koko atabizi nanjye ntari mbizi nanabimenye ubwo ejo bundi igihe bamuraga baduha icyo kunywa mu gitondo kwa sister kandi kuko yasomyeho mbona nawe agize ikibazo tugira ngo wenda hari ibindi ako nyuma baje kujya kwa muganga basanga umugore wanjye aratwite uzi ko bura kugira ngo unamusubirane bizakugora wowe nakora igishoboka cyose n'ubuzima bwanjye nabutanga ariko se nabutanga tukasubirana gute mfite gahunda nyinshi nashaka kujya nyine nkuganirize numve nawe n'ikibazo impamvu yabiteye ariko byose nayo mbizi ko yaranje kubinganiriza urumva gusa reka nkugire inama rero ugenda ushake so umubwire ubwo wagize baca umugore mu Kinyarwanda ngo ntawe uvumira itaragira gute itararenga kandi nta wiyima umuhagira ate ahari uko uzi mwaje gusaba no gukwa mugafata abasaza sinjye magaze mu kimbo cya data ntubizi ndabizi nanjye ngomba urumva deje ngomba kwibwira abasaza nanjye bagize badufashe muri bura bukwe uko mwaje ngomba kuza ukagaragaza ububwa bwawe wagize gukwirukana umugore niba gusaba imbabazi bakagusabira imbabazi ariko ntago yaza nk'umuntu adafite ahavuka hasi ubundi ubushitani yari yanyaritsemo ubundi niya so rero mimi nakubwiraga mfite gahunda nyinshi nawe nabonaga umusanze wari ugiye kugenda amakuru yo ngufitiye aho ngayo kandi bro cyo nakubwira cyo cyane uburyo mwita munahuye yari yakiri yaranje arasa neza yishimiye kuba natwite amafaranga amaze kumutakazaho ibyo maze kumutakazaho uwo munsi nzaguha facture ushatse wayimana nona oya umenye ngo mu byuza witeguye ibyo maze kumutakazaho uri kwa sister kuko charges zaziyongera iriya mbesire turi kubana noneho wiyita ngo ni mbesire kuko murara mu maguru sibyo cyakubwira igihe daherukanira ibyo ntabwo nkeneye kubimenya bof aracyanyikoza se wenda tuzaganira ufite umwanya ariko nanjye sinorohewe brother ntago wowe ariko niwe wabyiteye so uvugiye ngo wirukanye uguguna uzana uri murabunguri ni n'urwishe igishara rusoma koma sasa njyewe nifuza koma
ariko ngombe nsubirane umugore wanjye. Ibyo bizagutwara imbaraga gusa, nkwifurije amahirwe masa nugira Imana. Ko nanjye ngomba kubwana nabo basaza ukazatubwira byibuze abura nk'ibyumweru nka 2 kugira nanjye mbategure. Ko ntabwo azagaruka nkuko wamwirukanye mu gihe. Ngiye kubishyira mu mishinga ya vuba, ntago ndarenza ibyumweru 2. Sawa. Kujye nta mafaranga umpaye. Mwana yandaje ijoro wabibonye, nabyutse gake ariko urangura mwumva ari kurira. Ararwaye, afite umuriro, afite ibicurane, yafatanye nta nubwo ari guhumeka neza. Amafaranga guhaye ejo mundi wayamaza. Ariko ni ikibazo cy'umwana, ntabwo ari ikibazo cyanjye bwite. Flora ntega amatwi. Wese sheri reka nkubwire. Ndabona usigaye uri isi harusahuza. Yego komana, ufite n'umujinya. Nese ka nkubwire ni gute amafaranga nguhaye? Ejo wese nagwaye 400. Sheri uzi ko umwana ahubwo ze umva ikibazo noneho mfite, umva ikibazo noneho mfite. Icyo nayakojeje se ntago kizi. Unongere nyigusubiriremo. Biriya bintu wakoze abona byari ingenzi ku buryo mu minsi 3 mbaza amafaranga. Umwana yarwaye. Ariko umwana nta myenda yari afite, nicyo nayo maje kandi nayo bikubwiye. Ese ko narakumva ubundi umbwira ngo ibintu hano hanze ku isoko birahenze 400. Wimvugiramo. Nahubwo nabasigayemo na senkani. Ko ntarakumva na rimwe. Umbwira ngo mfite agashinga. Akagashinga nakubwiye sura kwibagiye akakanya. Agasambu narakabonye. Keza kari no ku muhanda. Ubone wa mushinga ufite. None se sinakwiye ngo tukagure ibintu bya umutungo wagu. Ni wanambwira ngo mfite aka business nshaka gukora byibuze kugira nanjye ujye undepana. None se nkubwire business mfite uruhinja ariko none ufite ikindi kibazo. Uruhinja suriya abandi babasiga bafite ukwezi ku mwana ntamaze kugira ameza anga. Hanyuma muhite mushyira ku mata agifite ameza abiri. Umujyanye. Ntabwo watekereza business wakora n'umwana ukajya umujyanye. Yewe ngende mfite uruhinja ku mugongo. Yego. Ntabundi umugore wanjye. Nese ndumuzungu zayinjewe. Namuhuraga iki? Ariko ufite ikindi kibazo pe. Ku buryo njya kwikurura. Sheri noneho tuza nkubwire. Sibyo? Tujanza nkubwire sheri wanjye sibyo? Ugutanga. Shu mbaretse gato maze mu. Cyava muri byashu hafi bibazo. Nyine banza wumve sheri se shu gutakinkunda babaye iki? Mere ku kingu. Ndashaka 500 mvuze umwana. Bagiye kumubaga iki? Ntago bagiye kumubaga, baramushyiramo n'imyuka. Yafatanye mu mazuru. Nkawe nakwetetanaga nkujyana he? Ako se shu ku buryo ushobora kuvuga kweteta. Umwana yafunganye mu mazuru, akeneye imyuka, akeneye 500. None se si muri privé. Nubu ndajya muri leta, umwana ararembye, ngiye gutonda umurongo, ntago ndi bubive. Uzi n'ikindi? Ndajya kumwivuriza. Sheri se kuki uba ufite stress nyinshi? Nta kibazo. None urabifatanya na ibyo naringiyemo ndabireka. None se umwana nashaka ko nka uramwonsa? Uze tujyane. Nyine turaba turi kumwe. Nta kibazo. Uze tujyane ubaho hafi, ngiye umwana ndamwivuriza, narira agakenera konka ndamuzana umunsi, ibindi byose ndabikomeza. Akoze shu kuki ibintu byose wabigize intambara uyu munsi? Shu ninde waduteranyije? Uri murantungura. Ninde nyine waduteranyije? Gerero kankukure nagahukunye. Yego. Ntago nyifuza kugumana nawe. Mana nyagasani, ntabwo wabinkora sho. Aya uriganiriye sibyo? Urabizi imbere na mbere. Oya shu uriganiriye. Wimvugiramo s'il vous plaît. Oya shu ibyo na mbere na mbere uribuka ko ibintu twabipanga. Ko dufitanye akana. Akana ni ibikareba. Umwana wanjye n'ubundi nzamwitaho waba uri hose nzamwitaho kuko n'ubungubu mwitaho. Turi kugendana. Twavuganye yuko ukimara kubyara uzagira ute? Uzagenda ukajya gushaka ahantu. Wavuze ngo ushaka ngo kubaka ahantu ngakazo. Kutarambwira naho ubigeze. Ariko nakubwiye ko nabonye akabanza ntaguramo amafaranga. Banciye 3,500,000. Yampe. Umva ukuntu bigiye kugenda. Yampe. Ayo 500 ngiye kuyaguha. Yego. Nzaguhereza izindi 6,000,000. Uvuze umwana wishyure nako kabanza umvire mu buzima. Turi kugenda. Yego shu, yego. Mva mu maso nigere mu byo narindimo. Kore baragwira.
Allô? Allô? Oui, Si, ça va. ça va? Meze neza. Ko umpamagaje indi nimero? Iyi ni iyande? Afise wamenye. Nakumenye. Makuru se. Amakuru ni meza. Bakomeye. Imana ishimwe. Amakuru y'umusaza wawe yambwiye so yayo. Ayahe makuru se? Ko ntazi ibyo yakubwiye. Ako byose nubwo wenda twagiranye biriya bibazo. Pasi nyine ku iki kintu cyiza nka kiriya cyaba cyarakubayeho ntuhita umenyesha. Wumve ko nyine nabuze imbaraga zibikubwira. Ubuse nari guhera he koko? Kuzi nawe uburyo wansohoye. Kuzi neza icyifuzo wampaye n'uburyo nacyakiriye ntirebyeho. Sirigorera turi abantu mu buzima turakosa ibyo. Kugeza akanya ikosa ryanjye ndaryemera pe. Sinzi naho nahera ndisaba imbabazi ariko nyine ndaryemera pe. Ngiye kuguhisha cyangwa binyure hirya. Kuburyemera ni byiza ndabyumva. Ariko ntago bikuraho ko ryambabaje. Ubwo rero ntago nabashije guhita ndirenga ngo mbone imbaraga zo kukubwira ngo ndatwite. Ese yaba aruzi ubuzima nabayemo nyuma yo kugenda nawe wangiriye muri. Impuhwe z'iki se ko nagusize wishimanye n'umwana n'umugore? Ntabwo ari umugore twasigaranye. Ni iki? Ibanza ari inyamaswa. Sinzi nyine ikizina namwe pe. Ahari wenda byatiriwe byo kugiye cyo kubikubwira uko byangendekeye. Ariko akakanya nyine wumve ko inkuru numvishe mu matwi yanjye yaranshimishije. Bituma numva ntekereza ko nakabaye ndi kumwe nawe. Nubwo ntazi nyine ngo byansaba iki, nubwo ntazi ngo byaba mu yihe nzira. Ndabyumva. Maze kubona ko ari we muntu nagombaga kugumana nawe nk'uko nyine nari nanabigusije kuva kera tukiri bato. Biragoye rero kuko nanjye nubwo nawe uciye muri byinshi ariko nanjye ukomeze nonaha kugira ngo ngeze uyu mwanya ndavunitse mvunnye n'abavandimwe ku buryo bitoroshye ko waza ngo umbwire ibintu nk'ibyo ngibyo mpite mbyizera. Ntabwo niteguye kukwizera. Byose ikiguzi cyose byansaba, ikintu cyose nasabwa gutanga nagitanga ariko nkongera no kubona iruhande rwanjye. Sinzi nyine ngo biransaba iki, sinzi ngo nakora iki, ariko wumve ngo ubuzima nicyo kintu nkeneye. Ibindi byose byarorera ariko icyo ngicyo cyo igakunda. Ntacyo nyine ubwo niba uri wahindutse nzabimenya. Ariko nanone ntabwo nagaruka mu rugo rwawe rukirimo undi mugore. Nabanje gukoramo iki? Ntabwo ngiye niteguye ihangana ryanjye na mukeba. Mugumane nanjye nzarira uyu nguyu ntacyo bitwaye. Hari ibintu bimwe na bimwe mba nagiye nkora wenda cyane cyane ibyo nagukoreye bitanyemerera aka kanya kwicara mvuge ko ndi umuntu mwiza, ariko ufora we cyandenzeho pe. Amakuru ya bebe mwe namubonaga yitonze ahengetse umutwe cyane agakiri wawe undi kumwe nyine waba umubona. Ahari yaje ibindi ariko gutekereza bitandukanye n'uko njye natekereza cyangwa wowe wabitekerezaga. Njye numvaga ko uko namubonaga yitonda niba uprofisi akaba anabyara nyine ubwo ari amahirwe yanyu kuba mwabana. Gusa biragoye
biragoye ariko nta kintu kigoye mugumane mwana none se si wamuhisemo ntabwo nshaka kugumana nawe by'ukuri njye ndacyagukunda sinzi ibyo ngo nabikuberanye ibyo byihorere ibyo bireke ntabwo umuntu ukunda umutahanze uri kuko n'umwansohoye se nk'akantu katafite aho kagana ariko nta naho nari mfite nageze kwa sisita mu gicuku umeze nk'umuntu ntazi yavuye ubwo urumva ibyo bintu nabirengaho ngewe ukaza umbwira ibyo bintu wenda ntabwo ngiye kugusaba imbabazi kubera ko ibyo ariko mu gihe gikwiriye babikora kandi ni ukuri uzambabarira nyuma ya pe ariko se ubundi ni ibiki byaguteye gukora ibintu nka biriya sinjya numva n'ikintu simbyumva ko wabinsabye sinkwangire ntabwo nigeze uriya muntu nanjye sinzi ibintu byari byanteye ntabwo nakubeshya nyine ngo byageze nanjye nisanzwe namaze gufata icyemezo cy'umugore nakiri ariko akanya nanjye ndi kubyicuza ayo nguko rero ni mwubake umubano muzima kugira ngo umwana azakurire mu maboko meza umubano muzima ngomba kubakana nta wundi muntu ugomba kubakana umubano nazo zubakana n'abagore bangahe ko wambwiye ko utari umusilamu zubakana n'abagore bangahe unyemereye nakubakana nawe wenyine nta wundi muntu kugeza aka kanya atamufanifuza mbasaka mureke ndumva tuzaganira se basi irebere byiza basi akunze kumvugisha sawa nawe urakoze Mano, eu... Se não armadilha, eu... Mano, oh, mano, wambabariye we. Ai, we. Yo, Arma, yo, Arma, yo. Arma yihute mwana. Sister bitese. Yo, Kimeze bite? Mumfashe we. Turetse ngene magazo gato. Ndagenda bitese. Oh, ndikubabara we. Ni ibiki? Yo. Ese usibiso byamufashe ubu ngubu. Arma mumfashe. Byabaye ryari se kutigeze umbwira? Let's mabutse abayicaye hano kone. Bawicaye Bayicaye kone gatoya. Jewe nasize hano uri muzima umeze neza. Umeze tese. Urumva se ari umunsi wo kujya kubyara? Yo tugende. Tugende. Tariki yaburagaho iminsi 2 tugende. Ubwo ni amagara. Kamuhamagara. Nta modoka wazanye. Nta nazanye. Amagara umugabo kumve ko yadwari ifite. Inde yo. Amagara Dangote. Reka muhandi kumuhamagara. Mwese waguye wamanutse wicara hasi byagenze bite? Oya byizanye. Ngaho komera egera inyuma rero utagwa. Abone uri gusubira inyuma cyane. Allo? Dango wiriwe? Meze neza? Ay, mugongo we. Ndabona Jesse yarembye. Uri hafi se ngo uzuduye lift tumugeze kwa muganga? Yo. Waba uri hafi ngo uzuduye lift tumugeze kwa muganga ko mbona atameze neza? Abagore mwaragoye. Turi mu rugo. Ntabwo tunje utikubita hasi. Niho nyituye uri bwandi wigeze kungeza uwo ama lift imvura yaguye. Sahuca Aho ngaho niba uri hafi banguka pe ndabona ntazi. Ntabwo yashobora kuvugisha. Wowe banguka ndi kumwe na bro twenyine kandi ndabona ntazi ameze nabi banguka. Yego. Sawa. Yego. Yamufunguza na bag. Umukubye ibise bafata. Yo. Ihangane. Bo umuntu mukuru ariko.
kugerageza. Gerageza. Ndi kugerageza. Nagufasha n'ubyare mu nzira. Tugende se. Tugende. Use wageze he? Oya uretse. Uretse nongere mubaze nimba yaba ari hafi. Tubone kugenda. Cyafashe mu kingiki. Uretse. Umuntu ararembye ariko cyafashe. Egera inyuma ahubwo utegereze ikibazo cyo kugura. Umugongo. Umufungurisha. Biraze ko. Yanga ntawe. Kagiye kurukuraho. Bari Cuma tumujyana kwa muganga. Shiremeze neza. Fatonga. Tugende. Mumutware gake. Udukweto twe turi hanze. Turi hanze naza nkana. Byatangiye ryari fare. Ndumva twagiye mu mujyi tuje dusanga nyine y'abantu kabaye. Fungura umuryango. Ntabwo warushye se? Samo gakeya. Vare haruguru harimo igikuku nzi ko uhasigaye. Oya, erega amaze gukomera. Abana meze neza. Meze neza na bebe se ntiwabonye ko atangiye kwiyegura. Karacyasinzira. Jose. Ntabwo nyine mba niyumvisha ko byibuze ubu ngubu ibintu byasubiye ku murongo tumeranye neza. Bine ni ibintu mba numva nishimiye sana. Erega n'ubundi byayo ntabwo byagombaga kubaho. Sinzi rwose Satani yari yadutereye urwano yari yaturutse. Nyine mu rugo bibaho ariko nyine icyo twashimira Imana ni uko icyo twahoraga twifuza twakigezeho. Nubwo wenda byasabye ko duca mu ntambara ahantu h'inzitane nyine kugira ngo byose tubigereho. Vuba kandi ntekereza ko ikintu cyakongera kuza kikitambika hagati yanjye nawe sinzi aho cyaba giturutse. Hari gerega Imana ibigira ngo iguhe n'isomo. Gashare buriya namye ngukunda sinzi nanjye ibintu byari byamfasha uriya munsi. Ako nyine ikintu njya nkurura nkumva nyine n'ubu cyanze kumva mu mutwe. Iriya marine y'umukobwa nako y'umugore. Cyakoze inkuru yanyu niyo ya mbere yantangaje. Umuntu ntiyihishire no mu mezi angahe. Nari narabikubwiye ko ngiye ninkubwira ubuzima nabayemo nyuma y'uko dutandukanye. Ndabizi ugira impuhwe pesha nta kuntu utari kungira impuhwe kuko naratesetse nabaye mu buzima nyine bugoye cyane. Cyakoze basi umbabarire ko ntakubazaga amakuru yawe numvaga nyine nawe ndi kubabangamira nawe ndi kwivanga mu buzima bwanyu. Gaceceka ntago nakurenganya pe kuko nawe ntago wari worohewe kuko nanjye ntago nawe nakubereye umuntu mwiza cyane. Kuba n'aka kanya nyine tumeranye neza twishimanye turi famiye nyine yuzuye kandi yishimye. Uruhare runini ni urwawe tu. Oya nta kintu nyine navuga ngo kinini nakoze ariko nawe nk'umugabo wafashe icyemezo cyiza kuko hari n'igihe wari kuvuga ati nyine byararangiye ibyacu ubwo n'andi mahitamo agihari nta kundi ntiwongeye no kunyitaho yewe ntunite ko n'inda natwise igomba umwana agomba kuvuka turi kumwe ariko ubutwari wagize basi tukaba akanya turi umuryango umeze neza nanjye ndabugushimira. Gashare buriya nk'uko babivuga buriya urugo ni ishuri. Twagomba nyine kunyura muri ibi bintu kugira ngo bitwigishe tumenye nyine uburyo tubanamo tumenye ati se igihe twagize mu bihe bikomeye tuzajya tubana dute kuko nyine ubu ngubu bizagorana ndetse cyane kuba njye nawe twakongera kugongana cyangwa tukagirana ikibazo. Mfa simbizi niba hari ikintu cyakongera kutugonga ngo kituremerere nko kubura urubyaro n'ibibazo twahuriyemo nabyo.
ntacyo akora Imana nyine isubiriza igihe pe. ibaze ko musaza wawe Fari ambwira ko utwite. Nari maze iminsi ndi gushidikanya kuri uriya mukobwa twari turi kubana ko kuri uriya mugore twabanaga. Nari maze iminsi ndi kumushidikanya aho bati ubundi uyu muntu iyi ndihise ingana gutya n'iminsi ingahe tumaranye ubundi iyi ndabite byayo. Sha mbese nkuko nabitekerezaga finally naje gusanga uriya yaje mu rugo sha indari yose n'ubundi ndayari irimo. Ariko byabaye nyine kutamenya ariko nta kundi byararangiye. Abantu uzi ko umuntu akwihishamo ntumumenye. Burangiye na sister twirirwaga tubyibaza mu rugo. Iriya nda yakuze vuba vuba ikavuka mu masegonda. Ari agakobwa ni agasuma. Ntabwo byumvikanaga ahubwo sinzi n'uburyo utabivumbuye. Sha nyine nabimenye ntinze ariko nta kundi. Ubu ngubu ikintu kiza imbere ni wowe n'umwana wacu. Ndetse no gutekereza icyo nakora kugira ngo tubeho neza kandi tubeho twishimye. Imana ishimwe. Ahasigaye nyine urugo ni ukuragiza Imana mu bintu byose tukajya twibuka gusenga. Kandi Aruma nawe ndagushimira kabisa kuba warahostinze umuvandimwe wawe. Yego. Mukabana nyine muri restaurant aho bitari byoroshye kabisa mwarahambereye muri famille nziza kabisa. Biriya nakoze ntago bihagije hari igihe nyine nzicara nkabashimira ari ibintu napanze nyine nashyize ku murongo. Nta kibazo ni karibu. Kuko aka kanya kuba ameranye neza na madamu byasabye ko nyine mba muri famille nziza. Murabo gushimirwa cyane. Bibaho natwe icyo twishimiye nuko mwasubiranye kandi ubuzima bukaba bukomeje neza nta kibazo. Naho biriya byo mu buzima bibaho cyane ariko bikagira n'iherezo ryabyo kandi iherezo ryabyo ni ryiza.